kuri bamwe, abandi mwiriwe, ariko indamukanyo ubu igezweho no kwifurizanya Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ya Noheli twarayirangije urebye, ariko ntabwo irarangira mu buzima bwacu. Noheli yabaye kuri 25, ubwo rero uyu munsi numva hamaze kuba 28 iminsi twayitwaye turi kugana mu mwaka mushya. Ubu rero niyo mpamvu ntashobora kureka kongera kubabwira nti Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Rero mbere ya byose ndabasuhuje nkuko nari mbasuhuje ati Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ariko reka tubanze dusenge Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu ndagushimiye, nongeye kuguhimbaza muri iki gitondo cy'umugisha, cyangwa abandi n'umugoroba, abangana gutya waraturinze amezi 12. Mwami dore tuyageze ku musozo n'ishimwe rikomeye. Aka kanya rero nanone abandi wabahaye undi munsi mushya, turabyutse turi bazima, ntabwo twareka kugushima. Mu bituma rero tugushima harimo kukuramya no kuguhimbaza, ndetse no kuvuga gukomera kwawe, imirimo yose wakoze tukayimenyekanisha, kandi n'abatakuzi bakakumenya. Niyo mpamvu rero aka kanya nongeye kwinjira muri uwo mwanya wo kugira ngo mvuge ijambo ryawe, kandi nsaba imbaraga zawe, nsaba kugira ngo umpishe hagaragare weho, ubwiza bwawe bari bo bugaragara, kandi ukuboko kwawe kugere hose, ukuboko kwawe kw'imbaraga, ijisho ryawe ribona aho twe tutareba, urebe buri wese wihebye, urebe buri wese ufite ikibazo umubere igisubizo, unyuze muri iri jambo ryawe kuko urariherekeza. Nuko rero ngiye ugiye gukora, ndagusabye kugira ngo nkoreshe, nsaba amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo ankoreho, anyeze rwose ampindura icyaremwe gishya, kandi n'umwuka twahawe wo gushira amanga no gutinyuka, kugira ngo tube abagabo bo kuguhamya Kristo. Uwo niwe nsabye kugira ngo anyuzure, kandi nk'uko agera hose icyarimwe, agere no kuri uyu nguyu ugiye kunyumva, yaba aherereye muri Afurika, yaba ari kuri iyi migabane y'i Burayi cyangwa y'Amerika, hose ntaho uhejwe. Mwuka wera ugendagenda ukora imirimo. Twongera imbaraga rero kandi tuhe guhishurirwa, duha amagambo yubaka, asana imitima y'abantu, ntituvuge ibivuye mu marangamutima yacu, ahubwo tuvuge ibivuye mu bushake bwawe Mana. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Rero turatangiye, reka nongere mbasuhuze ni shalom shalom. Tudatinze rero, jyewe uri kumwe namwe ni Jean Bosco Rwema. Aba ndi umupasiteri, ndi hano muri Winnipeg, hano muri Canada, intara ya Manitoba. Imana tugiriye neza, natwe ntabwo tugomba kubyihererana, tugomba kuvuga ububwiru, tugomba kuvuga gukomera kw'Imana. Ubwo rero namwe mbahaye ikaze, ikaze mwese, karibu muri uyu mwanya, muri porogaramu yo kumva ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo aka kanya Imana igire icyo ikora mu buzima bwanyu. Murakoze rero, reka twinjire mu ijambo. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga ku masezerano. Amasezerano. Rero reka dusome mu gitabo cy'Abaheburayo. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 8 umurongo wa 13 honyine. Turaza gusoma n'ahandi hamwe. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 8 umurongo wa 13 haravuga ngo, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashirishijeho irya mbere, kandi igishaje kikaba
gikuru kikaba cyenda gushira. Reka nsubiremo ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Navuze ntitugiye gusoma ijambo ry'Imana. Niba nawe ufite Bibiliya yawe tujyanirane, turongera dusome mu gitabo cyangwa mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 9. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 9 umurongo 16 aravuga ngo ntawe utera ikiremo cy'igitambaro gisha ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, uwagira atyo iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe usukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Amina. Aya magambo ni amagambo afitanye isano, ajya gusa, ariko ngira ngo rimwe na rimwe hari igihe aba agoye kuyumva cyangwa kuyasobanukirwa. Ariko nk'uko nababwiye ngo dufite kuvuga ku ijambo ryitwa amasezerano. Ku murongo wa 13 mu bice 8 by'Abaheburayo tumaze gusoma amagambo yanditswe avuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya. Ni ijambo ry'Uwiteka, isezerano rishya, niko bimeze ngo Uwiteka aravuze isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Amina. Aya magambo aravuga iki rero? Aya magambo aragaragaza ko hariho icyari imbere cyangwa icya mbere, none hakazaho igishya. Uwiteka niwe avuga ngo isezerano rishya, ni ukuvuga ngo yakoze isezerano rishya. Hariho n'irya mbere buri, kuko yavuze ngo hari ikintu gishya, hariho n'icyari gishaje. Rero iki cyanditswe kiratwereka yuko Imana yafashe ibishaje ibishyira ku ruhande, izana ibindi bishya. Imana yavuguruye amasezerano n'abantu bayo, niko ijambo ryayo ritubwiye ngo yavuze iti isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turimo kwizihiza umwaka mushya, twatangiye kugana ku mwaka mushya. Hariho umwaka wari ushaje, hari umwaka twatangiye mu kwezi kwa mbere 2025. Uyu munsi turi ku iherezo rya 2025, turi mu kwezi kwa 12 ku matariki yanyu. Ni ukuvuga ngo hariho ibishaje twanyuzemo mu mezi abanza. Aya mezi 12 hari ibyo twari turimo, hari ibyo twari duhugiyeho, hari ibyo twakoraga, hari ibyo twagenderagamo. Ariko kugeza uyu munsi wa none birashaje, tugiye kujya mu bishyashya, tugiye mu buzima busanzwe. Twajya mu buzima bw'Imana, Imana iragaragaza yuko hari ubuzima twabayemo bwa kera bwatuyoboreshaga igitugu, bwatuyoboreshaga amategeko, ariko iza kurema irindi sezerano rishya. Isezerano rishya ari ryo umwana wayo Yesu Kristo. Yewe na Bibiliya iyo tugiye kuyisoma tubona ko iciyemo ibice bibiri. Harimo isezerano rya kera, hakabaho n'isezerano rishya. Yesu ashimwe cyane.
mu isezerano rya kera tubonamo amategeko ya Mose. Imana yavuganaga n'umukozi wayo Mose kugira ngo irenganure ubwoko bwayo, kugira ngo ibeze, kugira ngo ibatunganye, kugira ngo ubwoko bwayo bube bushyitse rwose butariho ikizinga. Ariko yakoreshaga amategeko. Abantu ntabwo babashije gusobanukirwa Imana, ntibabona urukundo rwayo. Bituma Imana ihindura strategy, bituma ihindura ingamba, ihindura imikorere. Imana yacu hari igihe ireba ibintu turimo ikabona tutari kubyumva, ikabona tutabisobanukirwa, ikaduhindurira kugira ngo tubashe kwisobanukirwa, kuko Imana yacu ari urukundo. So rero iyo ni inzira imwe yo kugira ngo nkwereke yuko Imana yacu ari ukuntu igihindura amasezerano. Imana yacu hari igihe ibona ko amasezerano yashaje, ikayavugurura, ikashiramo ibirungo, ikazana andi mashya se. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none turabona isezerano rishya. Isezerano rishya iyo tugiye mu buryo bwa Bibiliya cyangwa bw'ubumana turabonamo Yesu Kristo. Ejo bundi twari turimo kwizihiza Noheli. Noheli twizihizaga rero ntabwo byari ibyo kuvuga gusa ngo birangirire aho ngaho. Byari ibyo kwibuka umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo waje kugira ngo ahindure ibintu bishya. Yaje kugira ngo ubuzima bwacu bwongere bube bushyashya. Yaje kugira ngo amasezerano yacu avugururwe n'Imana. Mu gihe twari tuyobye, mu gihe twari dufite iteka twacirwagaho n'amategeko, twagombaga kurimbuka, twagombaga kuzimira burundu. Hanyuma Imana ihindura amasezerano n'abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Imana avuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye buzize kutamenya, kubera ko buri mu rujijo. Reka nze mbiyereke, reka nze mpindure imikorere, reka nze mpindure imivugire yanjye. Mbere navugiraga mu kanwa k'umwana w'umuntu akandika, ariko noneho reka noneho nizire jyewe ubwanjye. Haleluya. Imana yambara kamere y'ubumuntu, yambara ishusho y'ubumuntu, yambara imisusire nk'iyacu, iremera iraza ivukira mu muntu, ivukira mu mwana w'umugore, kandi by'akarusho araza avukira mu baciriritse, avukira mu bakene, kugira ngo uwo ari we wese amwibonemo, kugira ngo uwo ari we wese amusange, amushyikire. Ntabwo yagiye ahahanitse cyane kuko byajyaga kugora kugira ngo tumubone. Yesu rero cyangwa Imana yacu yambaye iyo kamere yo kugira ngo yoroshye ubuzima. Nicyo nkundira Yesu. Yesu ni mwiza, Imana ni nziza, ntabwo ijya ihinduka VIP. Nta nubwo ivuga ngo saba appointment cyangwa usabe rendezvous kugira ngo umbone. Oya, yaba ari mu cyaro igusangayo, yaba ari mu igorofa igusangayo, yaba ari mu mujyi igusangayo, yaba ari mu nyakatsi igusangayo, yaba ari mu nzira ugenda igusangayo. Aho waba uherereye hose iyo ikunda abantu bayo. Niyo mpamvu rero n'ijambo ryayo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Haleluya. Kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero bubonerwa muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi wa none naje kuvuga ngo amasezerano mashya y'Imana. Isezerano rishya ry'Imana niriza gukuraho urubanza, niryaje rije gukuraho gucirwaho iteka, ahubwo kugira ngo ibya kera birangire. Niko Bibiliya itubwira ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba twabaye ibyaremwe bishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore kandi ndabihindura bishya. Haleluya. Aka kanya rero wowe unkurikiye,
dusomye iki gitabo cy'Abaheburayo kitwereka neza ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Iyo ikintu cyashaje kiba cyenda kurangira, manda yacu iba yarangiye. Ahubwo Imana avuze ngo isezerano rishya, ndagira ngo wowe unkurikiye uyu munsi wa none wumve ko hari isezerano rishya hagati yawe n'Imana. Hari ubundi buzima bushya hagati yawe n'Imana. Hari indi mikorere mishya hagati yawe n'Imana. Birashoboka ko muri uyu mwaka wa 2025 turi kurangiza wari ufitemo amasezerano, ariko akaba wenda se ataragenze neza. Ariko Imana uyu munsi wa none ikuzaniye ubutumwa bukubwira ngo ije gukorana nawe amasezerano mashya. Haleluya! Hari isezerano rishya ije gukorera. Ngira ngo hari ukuntu wagendaga kutashimishije, kutanejeje Imana, ariko aka kanya ijambo ry'Imana rirakubwira ngo mwongere mukorane amasezerano mashya, kuko icyashaje icyo ngicyo kiba cyenda kurangira. Nanjye ndakwifuriza kugira ngo ibishaje birangire, ibya kera reka birangire, reka twinjire mu masezerano mashya. Matayo we arabivuga neza, aravuga ngo ntabwo twafata umwenda ushaje ngo tuwutereho igitambaro gishya. Urabona ahantu umwenda ushaje watobotse, ufite ahantu wacitse, noneho warangiza ugafata umwenda igitambaro gishya ukagihomaho ukadoda, ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo wa mwenda ushaje n'ubundi urakomeza ugakurura cya gitambaro. Ni ukuvuga ngo umwenda n'ubundi ugacika, wa mwenda ushaje, kuko n'ubundi umwenda uba washaje ntacyo uba ukiri kuramira. Ahubwo byaba byiza yuko wa mwenda ushaje ujugunya ukadodesha umushyashya cyangwa ukagura umushyashya. Nawe ubundi gufata ikiremo gishya ukagitera ku mwenda ushaje uba uri gukora ubusa, n'ubundi hahandi hacitse harakomeza hiyongera. Arongera atubwira ngo ntabwo wafata vino nshya ngo uyisuke. Reka tuhasome uko havuga. Ni muri Matayo ibice 9 umurongo wa 16, umva ukuntu havuga. Ntawutera ikiremo cy'igitambara cyangwa cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda. Ako ni kamwe. Umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Hano nababwiraga kera wenda twebwe ubu tubika vino cyangwa soda mu maplastike, mu tujerekani, mu macupa se, ariko kera bo babyitaga imifuka, basukaga mu mufuka, niko babyitaga. Yesu atugirire neza. Hari imifuka babikagamo vino, kandi iyo mifuka yabaga ari iy'impu. Niryo jambo riri hano. Baravuga rero ngo ntawutera, ngo kandi ntawusuka, ku murongo wa 17, ntawusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Ntushobora gufata vino ishaje ngo isuke mu mifuka. Ngo wagira utyo iyo mifuka yaturika. Ni ukuvuga ngo ikintu gishaje ntabwo ari ukwiriye kukivanga n'ikintu gishya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ukwiriye gufata vino yakuze yashaje ngo uyishire mu mufuka cyangwa uyishire mu icupa. Ishobora kwihaga, ishobora kugeraho ikazana alcohol, ikabyimba. Kera
ndabaha urugero, wenda abazi byo mu cyaro, hari ukuntu bazanaga umutobe ukawushira mu kadomora cyangwa mu ijerekani. Umutobe uko ugenda umara iminsi, nubwo batashiramo amasaka, ubwawo ugenda ukariha, ukageraho ukihaga, ukabyimba, akajerekani kakabyimba ku buryo gashobora no guturika. Aha nicyo bashaka kugaragaza. Ntabwo ushobora gufata rero uyu mutobe cyangwa vino ngo uyishire mu mufuka, ngo iyo vino ishaje ishobora guca uwo mufuka, ngo ahubwo uko umurongo ukomeza ukavuga ngo vino y'umutobe mu mifuka ishaje, wagira atyo iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, yombi bikarama. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ukwiriye gufata iyo vino ukayishyira hehe? Mu mifuka. Iyo vino ikaba ari nshya, ukayishyira mu mifuka, byose bikarambara. Birajya guhura rero n'ijambo twatusoma mu Baheburayo rivuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya. Iyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Amina. Ndagira ngo wowe nkurikiye rero, inshuro nyinshi hari ibintu bitugora mu buzima. Dufite n'ibintu bituvuna mu mutwe, bitugora kumva cyangwa gusobanukirwa. Rimwe na rimwe ugasanga turazana ibintu byashize, ugasanga turavuga ngo mu kwezi gushize ibintu byaranze, ukavuga ngo umwaka ushize ngo nari merewe nabi, ukagumya ugarura iyo foto, ukagarura iyo filime. Ariko uyu munsi wa none ntabwo dukwiriye gufata ibintu bishya ngo tubivange n'ibishaje, birakunaniza. Ndagira ngo ibya kera ubyibagirwe. Hari abantu bakubabaje, hari abantu bakurakaje mu ntangiriro z'uyu mwaka turi kurangiza. Abakubabaje se muri uyu mwaka hagati, hari ibyakunaniye se kurangiza, hari ibyakunaniye gushyikira, hari amasezerano ubona utasoje cyangwa utarangije, hari ibyo utabashije gukora ngo ubisoze neza. Ariko uyu munsi wa none tugiye mu wundi mwaka mushya, tugiye mu yandi masezerano mashya. Ndagira ngo ibya kera ubijugunye, ndagira ngo ibya kera ubyibagirwe, ndagira ngo ubuzima bwa kera ntubuteho umwanya wawe cyane. Ushobora kuba waragize agahinda gakomeye, ushobora kuba warabuze inshuti zawe, ushobora kuba warabuze abavandimwe, ushobora kuba warabuze ibyo wakundaga, ushobora kuba utarageze ku ntego z'ibyo washakaga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo forget, ibagirwa ibyo ngibyo, tangira ubuzima bushya. Kuko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. N'Imana y'ubwayo ariyo yaturemye, hari amasezerano yirengagiza, aya kera ntibikiyareba, ahubwo yifokasinga ku bintu bishyashya. Niyo mpamvu yirengagije amategeko yari yarahaye Mose, ikazana umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo atubere isezerano rishya, atwinjize mu irembo rijya mu ijuru, ahubwo atari amategeko. Kuko byagaragaye yuko amategeko ntacyo yafashije abana b'Imana, ahubwo yari ayo kubaciraho iteka. Ariko noneho Yesu yatubereye inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero niba Imana ibasha kuvugurura amasezerano, niba Imana ibasha guhindura amasezerano, nawe hindura. Nawe irengagiza ibyanze, wibimaraho umwanya, byigutesha umutwe, byikurisha umutwe, wirara udasinziriye uri gutekereza ku byatambutse. Hanga amaso kubiri imbere. Dutangiye umwaka mushya. Reka uyu mwaka mushya ukubereho ubuzima bushya. Wongere ukarabe, wambare neza, unezerwe, wishime, ugende wumva rwose unezerewe mu buzima bwawe. Wikomeza gukurura iyo filime y'umubabaro. Mu izina rya Yesu nikuveho. Wikomeza gutekereza abakubabaje. Abantu bagira amagambo ababaza, abantu barahemuka, abantu baca intege. Abo rero ntabwo ukwiriye kongera kubamaraho umwanya, ahubwo wowe tangira ubuzima bushya.
saba Imana, usenga Imana, uvuga uti Imana, niba ugaragaza yuko umwenda ushaje wacitse udashobora kuwuteraho umwambaro, igitambaro gishya, nanjye ntabwo nshaka kongera gufata ibya kera ngo mbivange n'ibishyashya. Ntabwo nshaka kugira ngo ibitekerezo byanjye by'uyu mwaka mushya nongere mbihuze n'iby'umwaka ushize, kuko iby'umwaka ushize nta cyiza nabibonyemo. Rero niba ntarabonye ibyiza muri uyu mwaka, reka mbyibagirwe, ahubwo reka ntangire ubuzima bushya. Niba hari aho watsinzwe mu mwaka ushize, ubitakazaho umwanya, ahubwo haranira gutsinda uyu mwaka utaha. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima tugira ubuzima bwo gutsindwa, tukagira n'ubuzima bwo gutsinda. Abize murabizi, hari ahantu bashobora kuguha ibibazo 10 ugatsindamo 8 ugatsindwamo 2, cyangwa ugatsinda 9 ugatsindwamo 1. Ibyo ni ubuzima bwa buri muntu wese. Nubwo waba uri umuhanga cyane, ntabwo uzahora utsinda ibizamini byose. So hari ahantu tugera tugatsinda, tukagera naho dutsindwa. Hari aho dushobora, hari naho tunanirwa, kuko turi abantu. So rero ariko wowe icyo nagusaba, wireba aho watsinzwe, ahubwo hanga amaso uharanire kugira ngo utsinde n'ibyo wari waratsinzwe mu izina rya Yesu. So mu buzima rero hariho ibyo dutsindwa, ni byinshi. Dushobora gutsindwa kugera ku ntego. Intego wenda tuba twarihaye, umwaka ushize ushobora kuba warihaye intego. Maybe wari waravuze ati nzashaka umugore, nzashaka umugabo, nzabyara se, nzajya mu mahanga, nzubaka inzu, nzagura ikibanza, nzaba mfite akazi, nzaba bla 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 bla. Nguko namwe mubizi, buri muntu wese aba afite ibyo yihaye nk'intego. Hari abavuga nzagura imodoka, hari abavuga ngo nzabona perimi, hari abavuga nzarangiza amashuri yanjye, ariko ugasanga uhuye n'ibintu bikubogamiye cyangwa bikubangamiye, bikwitambitse. Ibyo byose rero nibyo bita gutsindwa mu buzima, ariko bitavuze ko ubuzima butagomba gukomeza. Dore ntiwicike intege, wivuga ngo kubera ko watsinzwe ngo ubwo noneho ngo biviremo kimwe. Oya, njyewe inama nguhaye uyu munsi wa none, reka ibishaje, gendana n'ibishya. Reka ibidafite akamaro, gendana n'ibifite akamaro, kuko buri ibyakunaniye nta kamaro bifite, biba byarakunaniye. Kandi ntabwo ugomba kwiblaminga, kuko buri muntu wese agira côté fort na côté faible. Umuntu wese agira side ya strength, akagira na side ya weakness. So rero ibyo ngibyo ubona nkaho bigoye, biha Imana. Ibyo ngibyo ubona ko bikunaniye, biha Imana. Ongera uhamagara Imana, uvuge ngo Mana, dore hano harananiye, ariko ndasaba ubufasha bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niwumva ibyo abantu bakubwira, abantu bo baravuga, abantu bo bafite ibyabo bivugira, bavuga ati buriya byaranze. Ntabwo byanze. Tangira amasezerano mashya, tangira ubuzima bushya. Nubwo uyu mwaka byaba bitari byakunze, uyu utaha bishobora gukunda. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana yacu dukorera, iyi Mana tuvuga ni Imana y'ibishyashya, ntabwo ari Imana y'ibishaje. Imana yacu ntabwo igendana n'ibishaje. Imana yacu igendana n'amasezerano mashya. Buri munsi Imana igenda iduha amasezerano mashyashya buri munsi. Ihora ivuga ngo nzakurinda, nzakurwanirira, nzakwitaho, nzagukunda, nzakugenda imbere hataringaniye mparinganize, nzakugaburira, nzaguha amazi uri mu butayu. Niko Imana yacu ikora. So intambwe ku yindi, Imana yacu ibiri kumwe natwe. Wowe rero, nkuko yaduhaye isezerano rishya tubonera muri Kristo Yesu, nanjye nicyo nje kukubwira uyu munsi wa none. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza cyane. Riratubwiye ngo ntushobora gufata vino ishaje ngo uyishyire mu gacuma cyangwa mu mufuka, ngo ishobora gutuma icyo kintu washyizemo giturika cyangwa gitoboka. Nawe mu mutima wawe, reka tuwite ko ari umufuka, reka tuvuge ko mu bwonko bwawe ari nk'uwo mufuka. Ntabwo ukwiriye gufata ibyakubabaje ngo byose ubipakiremo. Ntukwiriye gufata ibyakunaniye byose ngo ubirekeremo. Biraza kukubuza gutera imbere. Ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo tugomba gufata iyo vino tukayishyira mu mufuka,
vino nshya apana ishaje, iyo vino nshya tukayishyira mu mufuka. So tukwiriye gufata ibitekerezo bishya tukabishyira mu buzima bwacu, tukareka ibitekerezo bishaje, tukareka ibitekerezo bibi, tukavana ibibi mu mitima yacu, tukinjizamo ibishyashya, tukavanamo ibyatunaniye, intego tutagezeho tukazivanamo, tukinjizamo intego nshya mu buzima bwacu. Niyo meaning y'iri jambo. So tugomba gukuramo ibintu bidafite akamaro, tukinjiza ibintu bifite akamaro mu buzima bwacu. Kuko ubwonko bwacu ukuntu bumeze, niba muzi memory ukuntu imeze, ntabwo ifite ubushobozi bwo gufata urwango, ntabwo ubwonko bwacu bushobora gufata urwango, kwangana ukabishyira mu mutima, ugafatamo kuba ari intego utagezeho ukabishyira muri wowe, ugafatamo ibibazo birimo muri iyi si byose ukabipakira muri wowe, hanyuma ugafata n'ibindi bindi ushaka gukora ngo byose ngo byivange. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo tugomba kubiseparatinga, tukavanamo ibibi tukabishyira ku ruhande, none tukinjira mu byiza gusa. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo Imana yaravuze ngo amasezerano mashya. Ni ukuvuga ngo Imana yagaragaje ko hariho isezerano rishya mu bantu bayo. Haleluya. Imana tugomba kuyigiraho. Niba Imana ikunda ibishyashya, niba Imana ivugurura ibintu, reka natwe tuvugurure. Haleluya. Reka natwe tuvugurure uyu mwaka wacu turangije, ibishaje tubijugunye, twinjiye mu bindi bishya. Tuve mu gahinda karashaje, tuve mu mubabaro, ibyo birashaje, tuve mu gusonza, ibyo birashaje, tuve mu maganya, ibyo birashaje, tuve mu busingo, ibyo birashaje, tuve mu kurwara, ibyo birashaje, tuve mu bushomeri, ibyo birashaje, tuve mu bugumba, ibyo birashaje, twinjire mu masezerano mashya, muri prosperity, mu migisha. Ibyo nibyo twatura, nibyo tugomba gutangira kwatura uyu mwaka, tugasenga tuvuga ati Mana, ibya kera ndabyibagiwe, ntabwo nshobora gufata ibya kera ngo mivange n'ibishya. Ibyambabaje nta mwanya nkibifitiye, abambabaje nta mwanya mbafitiye, ibyo bankoreye ndabijugunye muri garbage, ahubwo ngewe nijije imbabazi mu mutima wanjye, ndabababariye, ndabakiriye, nubwo tutabana ariko nta mwanya mfite wo gutakaza, ngewe ndareba imbere, ngewe ndashaka gusingira umugisha wanjye. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero nicyo ndi kugusaba, aba aricyo utekereza uyu munsi wa none, kuko uyu mwaka wa 2025 ni byinshi twanyuzemo, ni byinshi cyane. So ibitari byiza tubijugunye, tukomezanye n'ibyiza. Haleluya. 2026 cyo nkwifuriza mwene data, nuko Imana ikudodera uruhu ruzima ushiramo vino. Imana iguhe memory nzima, Imana iguhe ubwonko buzima, Imana iguhe umutima ukeye, igukuremo agahinda n'umubabaro, uwijizemo amasezerano mashya. Imana iguhe vino nshyashya. Vino nshyashya ni amasezerano yayo. Imana iguhe ibintu biri sweet, ibintu biryoshye, ibyo uzajya ureba ugaseka. Imana irabishoboye. Imana kuko ari Imana, niko twabonye, ni Imana y'amasezerano mashya. Imana iguhe ikintu kigenda kikunezeza mu buzima bwawe. Icyo nicyo nkwifurije. Uyu mwaka dutangiye ube mwiza kurushaho uwa 2025. Ngiye 2025 yambereye nziza, nta kibazo nayigizemo, ariko ndashaka kugira ngo na 2026 Imana yongere impe indi gift, impe ikindi kintu cyiza kinshimishije. Haleluya. Ikindi kintu kituma ngenda nezerwa mu buzima bwanjye. Kandi nicyo nkwifuriza mushiki wanjye, nicyo nkwifuriza mwene data. Mwese ndi kubareba, Imana ibahe umugisha kuba mwajoyininziye uyu mwanya. Ndabasabira rero uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nawe ushobora gufata umwambaro ushaje ngo awutereho igitambaro ariko udoda gishya, ngo kuko uwo mwenda urushaho kuba mugari, ugenda utatamuka. Niko nawe uyu munsi wa none nkwifurije ebikade cyangwa ibya kera ubyibagirwe, ntubimixinge n'ibishashya. Ntufate ibyo uri kunyuramo, ibyo wanyuzemo nako bya kera
ngo ubizane n'ibyo ugiye kunyuramo uyu munsi wa none. Imana iguha ibintu bishya, Imana iguha umugisha, Imana ikugenderere, Imana ikwiteho, Imana ikuzuriza amasezerano. Ibyo wasabye muri 2025 bitatunganye, ndagusabira kugira ngo Imana ibiguha aka kanya. Imana biranashoboka ko nubwo December itararangira hari byinshi bitarangiye, ariko ushobora kurangiza itariki ya none, ishobora no kurangiza itariki y'ejo, kugera ku itariki ya 30. Imana ifite ubushobozi bwo kuzuza amasezerano. Imana ifite ubushobozi bwo kuba yapfundikira uyu mwaka, kandi nawe upfundikiye intego zawe. Ibyo nabyo ndabigusengeye, Imana ibigukorere. Ariko niba hari ibyo watsinzwemo, don't worry, no worry, we focusinga kuki kuri 2026. Imana ikuzaniye amasezerano mashya. Haleluya. Imana ikuzaniye amasezerano mashya. Wireba ibya kera, wireba ibyarangiye, hanga umwaka wawe mushyashya, utangire uyibwira uti Imana, reba nari naragambiriye gukora iki, ariko ntabwo kiri gukunda, ndabona kishobora kuzakunda muri 2026. Nshiriramo imbaraga, nshiriramo kwihuta, kuko Imana uri Imana yihutisha amasezerano, uri Imana ishoboza abadashoboye. Nshoboza. Nzi abantu benshi hano, benshi bakeneye za visa, bakeneye kuza hano muri Canada, abo nabo mbayeretse Imana kugira ngo Imana ibashirireho ikiraro. Imana igushirireho ikiraro. Abashaka kujya muri Amerika, Imana igushireho ikiraro. Buri wese ukeneye visa, Imana igucira inzira, Imana igufungurira umuryango. Uyu mwaka Januari ikubere ikiraro, ikubere umwaka udasanzwe, umwaka w'umugisha, ukwezi kudasanzwe, ukwezi k'umugisha, ukwezi ko gushobora ibyari byarananiranye. Ibyo nicyo nkwatuyeho. Wowe aho uherereye hose, wowe unkurikiye, ndakwingingira Imana, ndasaba Imana yacu yaduciriye inzira natwe, nawe Imana igucira inzira nshuti yanjye, nawe Imana ikugire neza. Kuko iyo Imana yacu ntabwo irobana ku butoni, ntabwo ireba mu mahanga, ntabwo ireba. Bibiliya iravuga ngo uyikunda wese akayitakambira akayizera, ngo uwo nawe ibasha kumugirira neza. Reka nawe ikugire neza, wowe wasabye visa igihe kinini bikanga, uyu mwaka dutangiye, reka Uwiteka agucire inzira. Abakeneye ibyangombwa by'uburyo butandukanye, hari abakeneye ibyangombwa wenda by'ubwenegihugu, aho baherereye, nationalite cyangwa citizenship. Imana ibikore, kuko ni Imana itugabiza igihugu. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nzabaha icyo gihugu, ngo ariko nimara kukigeramo ngo ntimuzanyibagirwe, ntimuzadamarare, muzakomeze mwibuke. Nanjye ndagusabira rero, Imana iguha icyo gihugu, Imana ikikwinjizemo ushaka, kandi ikiguheremo n'amasezerano mashya. Haleluya. Imana ikwinjizemo, Imana iguheremo ibyo kurya, Imana iguheremo ibyo kwambara, Imana iguheremo abana, Imana iguheremo urushako rwiza, Imana iguhereho ubuturo, Imana iguhe aho uryama naho ukorera. Iyo ni Imana dusenga, kuko turi abana bayo, nibyo itugenera. Abantu benshi bashobora kutabyumva, ariko Imana niyo ibikora byose. Yesu ashimwe cyane. Rero ndasengera aba bantu, yaba ari abo ku ruhande rwanjye, yaba ari abandi bose, ndabasengera buri wese ugira icyo asengera nk'ibyangombwa, Imana ikibahe.